Hano birashoboka yuko umurana ashobora kuba kwirengagiza cyangwa se bitewe n'ukuntu umukunda cyangwa se ingano y'urukundo umukunda n'urwo wagukunda ukabona ntaho ukabona imbaraga ushyira mu rukundo n'iza shyimo biratandukanye cyane. Ariko se mu by'ukuri ubundi ni igiki wakora uramutse ubonye umukunzi wawe ari kukwirengagiza cyangwa se atita ku byo umukorera? Ahangaha ngiye kubwira ibintu nibura n'umukunzi wawe atakwitayeho cyangwa se igihe ubona urukundo rwawe ataruha agaciro, ikintu uzakora kugira ngo umukunzi yongere agufate neza, mwongere mukundane kandi wongere wishimire urukundo uko byahoze mbere mugikundana. Ndagusabye banza urebe hasi handitse subscribe, hanyuma ukore subscribe, hanyuma ukore no kuri like kugira ngo ikiganiro cyacu YouTube gikomeze kucyamamaza. Twagiye ku kintu cya mbere uzakora igihe ubonye umukunzi wawe ari kukwirengagiza. Ikintu cya mbere banza wibaze wowe ubwawe, wicare wibaze ngo ese koko umukunzi wanjye ari kunyirengagiza? Ibi mbivuze kubera yuko hari igihe aba afite indi mpamvu runaka utuma atarimo kukubonera umwanya, ituma atari kugukunda nk'uko bishaka. Hari igihe ashobora kuba afite akazi kenshi kamuhugije, hari igihe ashobora kuba afite ibibazo atifuza kukubwira, hari igihe aba afite ibintu byinshi bimutangira cyangwa se bimubuza kugukunda. Nkubonyeho akabona ko atari byiza gukomeza kugukunda nk'uko ubyifuza. Ikindi, hari igihe wumva wowe ubwawe umukunda cyane ku buryo ufite n'ubwo wumva wanamubura, bigatuma wumva uko umukunda cyane atari ko nawe gukunda, kwizera uko rungana nk'urwawe bikakuvuna cyangwa se bikakugora. Icyo kintu ubanza ugikore, banze wicare wowe urebe ubwawe bikakwirengagiza. Ese niba kwirengagiza nta mpamvu ituma kwirengagiza? Icyo ni ikintu cya mbere. Hanyuma ikintu cya kabiri, twihuse, banza umuhe akanya akeneye. Muha akanya akeneye. Umukunzi wenshi iyo kwirengagiza uhita wumva ko ikintu cya mbere ukwiye gukora ari uguhatiriza, ari ugutanga keya. Rimwe na rimwe ku basore batakaza n'amafaranga benshi kugira ngo banezeze abakunzi babo, bongere basore mu rukundo nk'urwo bari barimo mbere. Ariko ahangaha ni amakosa. Ahubwo ikintu uba ukeneye kumuha ni umwanya muto, umwanya akeneye, ukamuha umwanya akitekerezaho, ukamuha umwanya akabona yuko ukwiriye nawe ubwawe kwitabwaho, kongera akibuka. Hari igihe akenshi umuntu umumenyereza ibintu akumva yuko ari uko nguko bizahora, ariko muha akanya. Nubwo bigoye cyane ku muntu iyo umukunda, ariko kenshi abantu bakora ikosa nyine ugasanga bishoye mu makosa yo guhatiriza. Ibi rero bituma, iyo uhatirije bituma ahubwo akomeza kumva umubangamiye, agakomeza kumva atari ibintu bizima. Ahubwo icyiza ni uko umuha umwanya. Icyambere kimwereke ko wubashye igihe ashaka, ndetse ugira aho ugarukira mu buryo bwo guhatiriza, mu buryo bwo kumwaka ngo akwiteho, gira ahantu ugarukira. Ibi kandi bizatuma gukumbura n'umuha umwanya. Iyo uhaye umuntu umwanya aragukumbura, akibaza bya bintu wamukoreraga aho byagiye kubera yuko wamuhaye umwanya. Akenshi iyo umuntu umuha umwanya cyane araguhaga. Iyo umuhaye umwanya cyane araguhaga, akumva mbese umuntu muri ruhande, mbese umuntu uhora unyereka ibintu nk'ibi n'ibi, bityo akumva araguhaga. Urugero, niba ukunda kumwandikira, reka noneho aba ari kukwandikira. Akenshi yibaza impamvu utakibikora. Icyo gihe azabona yuko hari ibintu byanga bikunde byahindutse, bityo nawe atangira gukorera urukundo. Hanyuma ikintu cya gatatu ugomba kuzahita ukora, wimwereka ko uri kumwizirikaho kandi umukeneye cyane. Iri kosa n'abantu bakunda kurigwamo, ugasanga arahatiriza, nyine kwa guhatiriza twavugaga. Cyambere, hagarika kumuhamagara cyane, hagarika kumuha message nyinshi. Inshuro mwandikiraga inshuro 3, ugabanya, mwandikire gake gashoboka. Niba kandi akwandikiye, tinda kumusubiza, abona agaciro ko kumusubiza kwawe, abona agaciro ka message yawe. Ikindi kandi bizamwereka ko wabasha kwiyitaho igihe we atabikoze. Igihe we ataguhamagaye, nawe ubwawe ufite ibindi bintu byinshi biguhugije wabasha guhugiramo, si ngombwa yuko abona yuko ari we kampara. Hari n'ibindi byinshi byagushimisha bitari we, bityo azabona yuko akwiriye gukorera urukundo rwawe. Urukundo rwawe atari urwo gupfa gusa gutyo umuntu ngahita apfa gufata gutyo gusa. Hanyuma ikindi kintu ugomba kuzakora cya kane, shaka uko uhuga cyangwa se ushaka ibintu biguhuza. Akenshi bituma utamutekerezaho cyane. Iyo ufite ibintu biguhugije, ukaba ufite ibintu hirya no hino ukora, ukaba ufite ibintu, niba ari ibintu bya mbere byagushimisha gutari wakunda nawe, tangira kano kanya ubigemo. Tangira wishimishe nk'uko wishimishaga mbere. Tangira za nshuti zawe wongere nanone wishimishanye nazo. Wenda wirinde gukora amakosa ngo bamuca inyuma, ariko abone yuko nyine uhuze, ugira ibindi bintu byinshi uvugira. Bizatuma bino bintu utongera kumutekerezaho cyane. Inshuro wamutekerezaga nubwo wakomeza kumutekereza, ariko zizagabanuka. Ikindi, bituma uvumbura ibindi byishimo bitavuye kuri we.
Akenshi hari igihe uba wumva yuko niyo musore mukundana, niyo mukobwa mukundana, ibyishimo byawe ni we wenyine gusa, ariko nugira ibindi bintu byinshi biguhuza, ukagira ibindi bintu byinshi wishimamo, bya za hobbies zawe ukazigarura. Niba ukunda kureba umupira w'amaguru, niba ukunda kuririmba, bijyemo, ugenda bijyemo, bituma uhuga, uzabona uvumbura ibindi bintu byinshi kandi urushaho no gutera imbere mu buryo bw'impano zawe runaka. Bityo bino bintu bizatuma nawe ubwa gukumbura kukabona atakikubona iruhande rwe nk'uko abyifuza. Akenshi burya abantu bamenya agaciro k'umuntu iyo atagihari, ariko iyo ahari ntabwo baba babasha kubona agaciro k'umuntu neza. Hanyuma ikintu cya gatanu uzakora igihe umukunzi wawe ari kukwirengagiza, shaka uburyo uhura n'abandi bantu. Guhura n'abandi bantu bituma ubona kwitabwaho uwari ukeneye. Akenshi twibwira yuko kwitabwaho tubivana ku bakunzi bacu, niko urukundo rudutegeka, ariko burya iyo witaye no ku nshuti zawe iyo banye nazo cyane, kabone n'ubwo ufite umukunzi, ariko kwa kwitabwaho noneho wari ukeneye urakubona. Birashoboka yuko muri zino nshuti wanahava n'undi mukunzi ukwitayeho, birashoboka cyane rwose, wikumva ko ubuzima bwawe burangirira ku muntu umwe. Ikindi kandi iyo uhaye umwanya abandi bantu, nk'umuntu nyine mukundana gutangira kugufuhira, kumva yuko muri abo bantu hashaka kuzavukamo undi muntu umusimbura n'ibindi bintu byinshi cyane, uko ni kwa kwihesha agaciro. Aba yatangiye kubona yuko ibyishimo ndetse no kubaho utabivana kuri wenyine gusa, none agatangira kukwitaho ubundi bushyashya. Hanyuma ikindi kintu cya nyuma aricyo cya gatandatu, ganira n'umukunzi wawe igihe ubona ibintu bitagenda neza, igihe ubona ari kwirengagiza, shaka umwanya, fata umwanya umuganirize witonze kandi umwubashye, witongana nawe, wimwereka agahinda umuririra, oya icara muganire, umwereke ibikubangamiye, nawe akubwira impamvu. Biranashoboka yuko hariho n'aho ngaho wanabonera na ya mpamvu utazi ishobora gutuma atari kukwitaba, impamvu ishobora guturuka kuri wowe, impamvu ishobora guturuka ku buzima bwo hanze arimo kubamo, cyangwa se impamvu ituruka kuri we runaka. Ikindi, mubwiza ukuri, umwereke uko bigomba kugenda, umubwire ngo gutya na gutya ntago niyumva neza, wigira ibyo uhisha, wigira amarangamutima yawe uhisha. Mubwiza ukuri, umubwire ibihuri gucamo ukuntu bitakoroheye kubera ko ubona atari kukwitaho. Mubwiza ukuri. Burya abantu babiri iyo bari mu rukundo, ikintu cya mbere cyubaka ni ukubwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri, kwizerana. Mubwiza ukuri rero, muganire nk'umukunzi wawe, hanyuma mukemure ibibazo. Ndabakunda cyane, mwakoze kudukurikira, kora subscribe, hanyuma ukore no kuri like. Ibi biradufasha kugira ngo ikiganiro cyacu kigere kure cyane kandi hafatika. Mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha.